yanyimye happiness nkahita yambwira ngo don't feel you. ariko I love you. I'm glad ko ibiti bitagira n'ikindi. The other good thing about it ni uko bitaguhindura tu. Ikintu cyiza, I appreciate that. No, kumindura byo byarampinduye, to be honest. ariko hari kitahinduka. Yes, reka mbaye ikaze rero bakunze ba Kigali Channel, mwe mwese mukunda ubusesenguzi tubugezaho. Tugarutse rero na breaking news, nkuko twari twabagejeje inkuru ya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid uyoboye Rwanda Inspiration Backup. Nkuko twari twabagejeje inkuru y'uko ejo rero bari bamutaye muri yombi urwego rushinzwe iperereza hano mu Rwanda RIB. Nkuko rero hagiye hakomeza gusohoka amakuru atandukanye, abanyamakuru batandukanye bagiye bavuga icyo yaba yazize cyangwa se abakobwa baba babashije kumurega, dore ko akurikiranyweho icyaha cyo guharasinga cyangwa se guhohotera igitsina gore, cyane cyane abamisi bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda imyaka myinshi itandukanye, dore ko n'ubundi twari twagarutse ku buryo Prince Kid yatangiye guhostinga irushanwa mu 2014. rero amakuru amaze kujya hanze yandi indi episode nyuma yuko atawe muri yombi, nyuma yuko hari gukekwa abakobwa benshi batandukanye, barimo Amanda, barimo Mutesi Jolly nawe bitewe n'amagambo yagiye atangaza mu minsi ishize, aho yigeze no kwikoma Prince Kid wari wagaragaje kutamushyira muri pre-selection yaberekeje bootcamp akamuganura finali. rero aho twari twagarutse ku magambo yagiye atangaza atandukanye, ama interview atandukanye Miss Jolly yagiye atangaza mu bihe bishize. rero nawe yagarukaga mu majwi mu baba bamutaye hanze uyu muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup n'ubundi. ariko nkuko amakuru yagiye akomeza kugenda asirikira bavuga ko iyi myaka ibiri heruka, umwaka wa 2021 umwaka wa 2022, aho ariho hakomeje kuzamuka amakuru menshi, ndetse ariho hagaragaye nyine uko guhohotera abo bakobwa cyangwa se iyo ruswa yabakaga kugira ngo babashe kubona imyanya myiza ndetse babe banakwegukana ikamba. ubu rero ntabwo ari ayo makuru tugarutseho, tugarutse ku makuru aho hamaze kujya hanze ijwi rya Miss Muheto ufite ikamba rya Miss Rwanda ry'umwaka wa 2022, aho yagiranye ikiganiro n'uyu Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wamaze gutabwa muri yombi. rero ikiganiro cyari kirekire, ndetse wumvaga ko ari abantu bari kumwe, ndetse bari mu modoka bari kugendana baganira. ariko inkuru iri muri iki kiganiro itangaje ni uburyo uyu Miss Muheto nubwo afite ubwiza, nubwo yagaragaje ubuhanga, nubwo yagaragaje gutorwa no gukundwa, ariko hagiye hagaragara amakuru menshi cyane yagiye avugwa ko yateguwe, ko yibiwe ikamba, ko yakopejwe ndetse akagendera mu murongo umwe na ba Miss Mutesi Jolly bagiye bagenderamo mu mwaka wa 2016 ubwo yatorwaga. rero aya magambo abantu benshi baje kuyagarukaho, bamwe babyemeza abandi batabyemeza, abandi bavuga ati nibyo koko byashoboka, abandi bavuga ati oya n'ubwiza bwe. rero n'ubundi iyi audio yaje kujya hanze kuri iki gicamunsi ije kongera kwerekana urukundo rukomeye cyane ruri hagati y'uyu Prince Kid ndetse na Muheto uyu mu minsi n'ubundi, ndetse wumva ko bagiye baganira bakomoza ku bindi byamamare. reka nongere nkomoze gatoya kuri Twitter yari yatangajwe na Patikop uyu mupromota ndetse ugenda aba hafi cyane ya Miss Rwanda, agenda agaragara mu gutegurira irushanwa cyane, ubwo mu bihe bishize yari yabanje kwikomera irushanwa rikiri gutangira, ndetse avuga ko agiye kumena umuceri wose hanze. nyuma rero baza kwihutira kumugarura, ubona ko nawe hari amakuru yashaka gutanga cyangwa se hari ikintu yari abiziho, ndetse ubona ko ayo makuru yose yagiye aza kuri iri rushanwa rya Miss Rwanda ry'uyu mwaka nyine rya Muheto, ku buryo rero ayo makuru agenda ahuza Muheto ndetse n'abayobozi bakuru b'iri rushanwa, ariyo n'ubundi akomfirimwe n'iyi audio yiganjemo kwitsa umutima cyane kwa Prince Kid,
agenda agaragaza yuko akunda urukundo rukomeye uyu Miss Muheto, icyo amwifuriza ari iterambere, icyo yifuza, dore ko yaje no kugaruka ku babyeyi b'uyu Miss Muheto, avuga ngo akeneye ko mu minsi iri imbere ababyeyi ba Muheto, yaba papa yaba mama, bose bagomba kuba proud ya Muheto, ndetse ko icyo ashaka atari iterambere gusa ndetse n'ibikorwa bya Muheto muri Miss Rwanda, dore ko ibyo ari ibisanzwe basanzwe babifasha n'abandi bakobwa bose barye gukanye. W'icyo ashaka ngo ni ukumuteza imbere ku giti cye, ndetse bakaba banagirana ibindi bikorwa bidasanzwe bizana iterambere rya Muheto bitafite n'ahantu bihuriye rero n'iri rushanwa rya Miss Rwanda, ku buryo wumva ko ari amagambo yiganjemo urukundo, ndetse wumva ko umwana nawe yari yamaze gutwarwa, ku buryo wumvaga ko agenda yikiriza, ndetse amaranye igihe kinini aganira n'uyu mugabo, dore ko yagarukaga cyane ku kantu ko kumushyira imbere, ku kantu ko kumukompara n'abandi ba Miss baje mu irushanwa, ndetse nk'uko nari mbikomojeho aho yagarutse kuri Mutesi Jolly, aza kugaragara amushinja yuko we ibikorwa bigaragara bijyanye no gutegura Miss Rwanda cyangwa se n'indi platform yari afite n'ubundi yo gutegura Miss East Africa, ariko n'ubundi ko yatunze agatoki ku buryo nta terambere rigaragara ku giti cye ibikorwa runaka agiye afite, dore ko n'ubundi abasesenguzi batandukanye bari bamaze igihe bavuga ko Miss Mutesi Jolly akeneye yindi myanya ikomeye, haba mu buyobozi, haba ku giti cye, kariyeri yo kuba rwiyemezamirimo, yo kuba umu business woman, nk'uko tugenda tubona abandi bantu bamaze gutera imbere, haba mu mideri yagiye agaragaramo kenshi, yambara amakanzu akomeye, y'amabrand akomeye, yambara inkweto zihenze cyane. Rero icyo kintu akaba Prince Kid yongeye kugikomozaho ubwo yaganiraga na Muheto, ku buryo rero igitangaje cyane si uko iri jwi ryagiye hanze, ahubwo nuko byagaragaye ko mu gufatwa kw'iyi audio hari abantu babiri gusa mu modoka, ari we Muheto ari na Prince Kid, ku buryo rero nta gushidikanya iri jwi ryamaze kujya hanze, ndetse biri kugaragara yuko ari Miss Muheto wamaze kurishyira hanze nyuma y'amakuru menshi atandukanye, nyuma yuko bari kuvuga ko rwose nawe ashobora kuba ari mu bantu bashobora kuza kwinjira muri iyi kese yo kwaka ruswa kugira ngo abashe gufata umwanya mwiza, ndetse aho yari yabanje kubigarama ku munsi w'ejo hari hagiye hanze chat yagiranye na groupe yamubaye hafi, ndetse ikamutoresha cyane muri iri rushanwa, ababwira yuko we abikesha ubuhanga bwe, ndetse n'ubwiza yari afite, ndetse n'abantu bamubaye inyuma, atari uko nawe yinjiye muri izi ruswa. Rero iyi audio nibyo ije confirma byose, uburyo yabanje kubyigarama, ndetse n'uburyo kwirira ikamba rye ari bwo hagaragaye gutabwa muri yombi k'uyu muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ku buryo rero nta gushidikanya uyu Miss Muheto agomba guhitaza ku ruhembe rw'abakobwa bagaragaza ko bateje ikibazo gikomeye uyu Prince Kid, nubwo we wabonaga kari kubyigarama ndetse abihungira kure, ariko bigahuzwa n'amakuru yuko n'imodoka yari yaratsindiye yari atarayakira, ubona ko nawe hari ibyo yari atarishimira muri iri rushanwa, ndetse nyuma yuko ni mwiza Megan yasezerewe muri iri rushanwa nk'umuvugizi mukuru waryo, hakaba hariyongereye ayo makuru ya Mutesi Jolly. Muheto rero nawe yiyunze kuri abo bakobwa, ndetse aho Ribu yaje gutangaza ko nyuma y'amagambo atandukanye ariko baza gukonfirma ko yarezwe, uyu Prince Kid yarezwe n'abakobwa bagera kuri 4, nubwo amakuru yagiye ahinduka akaza kugenda bazamuka bakagera no ku mubare wa 7, ariko abari official bemejwe n'uru rwego ni abakobwa 4. uwo twari twamenye rero ni Amanda, undi wakekwaga ni Mutesi Jolly, ni mwiza Megan wasezerewe, ariko bidasubirwaho uyu Muheto ahise yerekana ko nawe ari against ya Prince Kid, ari tangiye gushyira amabanga atandukanye hanze, ndetse ubona ko iyi ngoma ye ya Miss Muheto ariyo iteje akakavuyo, ari ishyize ibyahishwe byose hanze, ndetse ariyo itumye uyu Prince Kid atabwa muri yombi. Ni breaking news rero nari ngarutse kugira ngo mbagezeho, mubanze mwumva ukuntu amakuru yabaye menshi, ndetse Muheto atangiye kugaragaza uruhare rwe rukomeye cyane,
ndetse aho yaje kurekura n'iyi audio yamurikodinze akamurikodinga byumvikana yuko Prince Kid atabizi ndetse ari kushyiramo amarangamutima menshi nk'abantu bari kumwe ari babiri bonyine, ndetse audio yaje kurangira Miss Muheto nyine asotse mu modoka wumva ko ari kumusezera mwifuriza ijoro ryiza, bisobanuye ko n'ubundi Prince Kid yari amudropinze amucyuye nk'uko n'ubundi Muheto yari atarabona imodoka ye yatsindiye, ariko n'ubundi ukabona ko hari relation idasanzwe, hari uburyo Prince Kid yagiye agaruka mu kanwa ke muri iyo audio asubiramo ijambo ngo sinifuza kuryamana nawe, cyangwa ibyo abandi babona siko nge mbyumva, cyangwa se ngo icyambere ngo suizo ruswa ngo sukunyitura kuba twaryamana, ngo ahubwo icyo akeneye ari iterambere rye, ko yamukunze personally, atari ukuvuga ngo nuko ari mu irushanwa nuko bari gufatikanya muri ibi bikorwa, ahubwo ari urukundo yamugiriye, ndetse yuko ngo atari yamenye n'amakuru yaranze ubuzima bwe, byumvikana ko yenda ari amakuru yari amaze kumubwira ababaje, abamubwira uburyo ngo yamukunze ataramenya na histoire ye y'ubuzima, ku buryo wumva ko cyari ikiganiro kirekire, ndetse na Muheto yakasemo ako kantu gato kugira ngo akarekure kajye hanze, byumvikana ko nawe rero atangiye kumena umuceri hanze, atangiye kuba kugenda ashyira amakuru yose yarabanga yari ubwiru, twari kuzagenda tumenya mu minsi iri imbere, ariko ukaba ubona ko byose bitangiye kujya hanze, ndetse uruhare rwe rukaba ruhise rugaragara bwa mbere. Reka turebe ukuntu rero Prince Kid azabyitwaramo, reka turebe ukuntu n'abandi bantu bagiye batangaza yuko bari ready gushyira amakuru hanze rero ya Prince Kid, uburyo bigiye kugenda, uburyo bari bubyitwaremo, uburyo nimba uyu mugabo koko iki cyaha kizamuhama, cyangwa se ari n'abandi bantu bari gushaka kubyuririraho kugira ngo bangize izina rye. Rero nayo makuru twari tuzanye kugira ngo mwumve uruhare rw'abakobwa batangiye gutungwa agatoki, ndetse uwamaze kugera ku mwanya wa mbere n'uyu nyampinga Miss Muheto Nshuti Divine. Nayo makuru rero twari tubazaniye kuri Kigali Channel, gumbana natwe, breaking news zo ni nyinshi cyane ndetse n'ubusesenguzi aho uri hose. Reka tukwifurize kugira ibihe byiza. Ciao ciao.